murabona urugo rumeze ruti mugiye byabaye byiza kuko hari uwambwiraga ati je ntabwo nari nzi ko ukunguko bimeze sawa noneho tukaganira nkababaza umwe akavuga ati pastor ati je ntabwo nari nzi ko bikomeye gutya atuzi ko gushaka ari nko kujya mu mugozi noneho rero nkamusobanurira ko atari umugozi ahubwo nkamusobanurira ukuntu bigomba kumera ko uko mushatse mumeze mwebwe mutangiye urushako uburyo muri buzamuke nibwo buryo n'abana nibwo burere muzaha abana mugiye kubyara Data ndagushimye ko uri umubyeyi imbabazi ushimye urukundo rwawe no kugira neza kwawe ushimiye ko tureberera ukatumenyera ibidukwiriye nk'umubyeyi suko hari icyo tuba twatanze ahubwo ni imbabazi zawe ducishijwe bugufi munsi yo kubaho kwawe twubashye izina ryawe kuko turi abana bawe warose mu gise cy'amaraso yawe kugira ngo tugire ubwoko kandi buhindure isi twicaye hano kugira ngo dukoreshe imirimo n'ibitangaza ubwacu twavuga ibyacu twakora ibyacu ariko akanwa tuvugisha ntigatungana buri munsi dukoze ikara ku munwa dutunganyiriza ururimi kugira ngo tubashe kuvuga ibikwiriye byafasha isi muri rusange kuba dukurikirana bari hirya no hino ku isi mu migabane itandukanye niyo mpamvu dusenze kugira ngo udukoreshe iby'ubutwari ibiva muri twe by'umumaro umujakazi wawe ntabewe abewe muri wowe kuko wamutoranije kugira ngo mu gihe nk'iki atunge isi ayitungishe ibyo ushize muri we reka umuvugiremo umukoreshe akanya tugiye kumana akaba akanya k'umugisha byose tubisabye twizeye ko turi bubihabwe kandi n'abagiye gukurikira iyi video bose bahabwa umugisha icyubahiro kibi cyawe izina rya Yesu Kristo tubyambaje urakoze amen amen turanezere kubw'uyu mwanya nge nikuzo Emi niyo mazina yanjye ngira umugisha wo kubana namwe muri uyu mwanya w'agaciro gakomeye ntabwo ni nyenyine umunsi ndi kumwe n'umushumba n'umutambyi kandi data yateguye kugira ngo mu gihe nk'iki azatungishe benshi iby'umumaro niyo mpamvu dusenga twavuze ngo siwe kubwe ahubwo niwe kubwa data tugiye kumwakira rero adusuhuze atwibwire kugira ngo abatamuzi bamumenye hanyuma noneho tuze kugaruka tuganira byinshi bitandukanye ko ni ikiganiro gifunguye ariko aho cyerekeza n'ubundi no kugira ngo dukire mu bugingo dukire no mu mubiri ndetse n'umuryango tubamo tubashe gukura dukomere tuwutegura neza umuryango uzavamo baramya Imana kugira ngo tubashe kubaka ubwami bw'Imana nuko natwe tuba twubakitse hanyuma rero ni mw'iki kiganiro kirambuye ndashimira abantu bose twabanye bakoze subscribe Imana ibaho umugisha hanyuma nawe utarayikora uyikore kugira ngo tubashe gusangira ibiganiro byinshi by'umumaro hanyuma kandi ukore like niba ukunze iki kiganiro hanyuma uze gukora share kuko niyo nkunga ikomeye uri buze kuba uduhaye mubyeyi nyemerera tubakire hanyuma muze gutangira mubwira amazina n'inshingano abadukurikiye muri uyu mwanya amazina yanjye nitwa Pastor Mutesi Judith nkaba nkorera umurimo Kimironko Miracle Center Church ndi umumama mfite abana 5 n'umutware umwe Imana ibaho umugisha abana 5 n'umutware umwe ni umugisha mushumba kuba tubakiriye muri uyu mwanya rimwe na rimwe iyo ndi kuganira n'abantu ngira uwo mugisha nkunda kubabaza ngo ese urinde waturutse he ngiye niyo mvuga ngo nakomotse mu rubyaro rwa Dawidi hanyuma nuko aho turimo twatsindishirijwe hanyuma tugacungurwa n'ukomeye ariwe twita data ariko mu buzima busanzwe biba byiza iyo uganira n'abantu usa n'ubaha fact uvuga ngo mu ncamake
Judith ni umumama w'abana 5 umutwaro umwe uko bibiri bivuga n'umushumba ariko hari ikibazo gikunda kumbamo cyanze kumvamo cyane nibaza ngo wakijijwe ryari ukizwa kubereye impamvu karibu nakijijwe muri 90 mu kwezi kwa 3 nari umwana niga muri segonderi muri segonderi ya mbere senior 1 nkizwa atari ukuvuga ngo wenda nari naruhijwe n'isi cyangwa nari nkiri umwana numva bavuga kuri Yesu aho kuri icyo kigo narindi habaga fellowship y'abanyeshuri bavuga kuri Yesu bavuga ubwiza bwa Yesu bavuga ko ari se w'imfubyi icyo gihe nari maze gupfusha mama bavuga nti uwo muntu niba ari se w'imfubyi reka musange je nari nzi ko ari umuntu ubona n'amaso hanyuma rero baravuga bati abashaka kwakira Yesu Kristo kuza kwifatanya n'uwo muntu manika ukuboko baransengera nuko nakijijwe ariko kuva nkijijwe naramukunze kuko yambereye umubyeyi narabibonye kenshi rimwe na rimwe gukizwa uri umujeni hari ubwo benshi babikritika ariko se we hari intambara wahuriyemo nazo mu bujeni bwawe umaze no gukizwa mu gakiza zari nyinshi hanyuma urakurufata umwanzuro wo kwemera kuba umudamu nahuye n'intambara nyinshi abampa iminsi ngo namara gukura zabivamo ngo bagenda babikritika bavuga ko ari ubusazi bavuga ko ari uburara nizo ntambara nahuye nazo kuko jewe umuryango navukagamo bari abisilamu ari wowe ukizwa mama amaze gupfa nakira agakiza ariko numva bavuga ko Yesu ari se w'imfubyi kandi icyo gihe nta papa nari mfite abavandimwe bari bahari ntibaguca mu muryango bakwemera bagutunze nk'ikirumbo bifitiye nyine nuko bakajya bavuga ko nakundaga ivugabutumwa nkagenda bakajya bavuga ngo kazaba karara babona mbikuriyemo mbishakiyemo mbibyariyemo mbisaziyemo ntabwo nigeze ngwa kuva nkijijwe amina ryo ni ishimwe rikomeye kandi uzabigumemo nutagwa isari noneho wabaye n'umushumba byabaye agahebuzo tuzasarura cyane Judith mushumba rwose uyu munsi ni umugisha ukomeye kuba nabakiriye uyu munsi turi buze cyane kwerekeza ku muryango impamvu ni imwe ni uko itorero turyita umuryango kuko uri umushumba urabizi wa muryango abantu bahuriramo hagomba kuba hari ba papa mama abavandimwe babandi duhurira aho ngaho members ba church so noneho uyu munsi ndaza guhera hahandi uri gutegurwa kuvamo umudamu kugira ngo wemere mu bantu muri kumwe uyu munsi wagendeye kuki washingiye kuki noneho uyu munsi tubone ko pastor hari urugero turi bumufateho kuko rimwe na rimwe uyu munsi umukobwa arakubwira ati kereka wa musore ufite kwa kundi kereka wa musore umeze kwa kundi izo kriteri zose akazikora akazitondeka ariko mu kiganiro cy'umunsi turi buze kwibaza ese nizo zubaka ariko tutaragerayo pastor washingiye kuki wemera gushaka murakoze njyewe njya gushaka ndumva narajyaga mbwira Imana ngo izampa umuntu ukijijwe ariko atavanga akijijwe wabonaga hari abantu bavanga cyane bari bahari uyu munsi akakubwira ngo arakijijwe ariko ejo ukabona wabona imbuto ze ukabona ntabwo akijijwe nsaba Imana rero umuntu ukijijwe atavangavanga niyo yari qualification ya mbere y'umugabo nashakaga ikindi ndavuga ngo Imana izampe umugabo utunze Yesu kuruta gutunga ibintu kuko ibintu birashira ariko Yesu ntashira niko nari narabibwiye Imana
ariko uwo ni njye kuri iki gihe abakobwa benshi bashaka ibintu, ariko icyo gihe cyanjye njye numvaga umuntu ufite Yesu wuzuye ibintu azabigeraho. ukumva ari ushaka, nkumva ari we nshaka, kandi koko niwe nabonye. Umugabo wanjye yari afite Yesu utavanze, tuje kuganira ambwira ko nawe yakirijwe igihe kimwe nanjye muri 90, nawe ari umusore agenda urwo rugendo kugeza igihe twabonanye. uyu munsi biraryoshye, umuntu wese yahita abyiyumvisha atiriwe no kubaza, yahita abyiyumvisha. Hanyuma habaho urugendo rwo guhura no kumenyana no gutegurana kugira ngo azavemo umugabo nawe uzavemo umugore. Iyi myitwarire kenshi ikunda kugonga abantu. Mpereye muri generasiyo yacu cyangwa mu gihe cyacu, ndibuka twiga muri ya school bavuga ko ari ugufunga inguni, ngo bafunze inguni, ngo runaka bafunze inguni. Irindi jambo ni boyfriend na girlfriend, kandi wowe urakijijwe. Ibi bintu babyitwayemo gute pasa utegura kuba umugore? Njyewe nari mu rusengero, nawe ari mu rusengero dusengana. Umunsi umwe arampamagara arambwira ati ndashaka ko tuganira. Arambwira ati twumva nifuza ko wambera umufasha tugashakana. Tambwira ngo reka tubisengere twumve icyo Imana ivuga. Wari umukobwa utinyitse sibyo? Kabisa. Turabisengera nyine, ndamubwira reka nanjye mbitekerezeho, ariko nyuma yaho hari ibihamya nagiye mbona byagaragazaga ko ari we. Ndamwemerera. Hari umwuka wagusanze se arakubwira cyangwa warose? Oya. Dusangije experience kugira ngo abakobwa badukurikiye muri uyu mwanya hatazagira ubavangirwaho, azagira ibyo ashingiraho. Ubundi ibiroto hari ibiza ari iby'ukuri, hari n'ibiza bibeshya. Ibiroto byose ntabwo biba biturutse ku Mana. Ariko njye mfite byinshi nashingiyeho nta gusobanurira. Ni byinshi cyane, na character zo yari afite, kuntu yari ameze, uburyo nashakaga umugabo ukijijwe, akijwe bya nyabyo, atunze Yesu. Nabonye ari we, kandi mbona ni umuntu uzi icyo ariho. Ntabwo yaje, nari narabwiye Imana ngo ntabwo nshaka ba bandi baza bantera imitoma, uri mwiza, ndagukunda, usa na bike. Ibyo ngibyo nari narabyanze. Hakundaga imitoma? Kwa warakamiritse cyane mu. Wari warabaye kamiritse. Nari narabwiye Imana ngo umuhungu uzaza atari buntera imitoma akambwira ati ndashaka kugushaka, naragukunze. Nibyo. Niko yaje ambwira, atarengejeho ndavuga nti nuwo, mpita mwemera. Abandi bose nta wundi wari waragerageje bikamunanira. Rimwe na rimwe impamvu wenda mbagira ngo tuganire ibi ni experience. So hari ubwo abantu baba mu mwuka cyane ugasanga bawurundukiyemo ngo nzasenga Imana inyereke, akagera igihe cyo gusaza, cyaba na ngombwa akabenga kandi yitwa ngo arakijije. Ariko iyo usenze irakwereka. Hoya, hari igihe basenga bakanategeza bagaheba burya Imana ikora, yavuze itanavuze irakora. Wowe se ko itabanje kukubwira ugashyiraho izo kondisiyo zose ikazisohoza? Hari n'ibyo nari narayibwiye. Okay, mbere yuko dukomeza igisha abakobwa rero nonaha, abakobwa badukurikiye muri uyu mwanya, reka tubasangize kuri experience kubera iyi mpamvu. Ibi bihe hariho amagambo menshi akunze gukoreshwa. Nta gikwe, abantu barihebye. Ijambo umurokore ataka bayakoresha. Nta myaka 100 abantu barihebye. Umurokore ataka babikoresha. Hari n'ibindi kugumirwa. So ku buryo rimwe na rimwe sinze aho mperutse kugera mu rusengero nsanga ngo umukobwa urimo sekreteri bamwise cya 10 cy'urusengero. Icyo gikomera azagikizwa n'iki? Mujye mwibuka ko twambaye umubiri kandi turi abanyantege nke birumvikana. So experience iyo urumva umaze imyaka myinshi wubatse, umuntu byaye 5 abarambye mu rugo, wenda turi buze no kwinjira mu rugo nyizina turebe n'abandi bamaze kurugeramo, ariko si uyu nguyu utegurwa kurujyamo. Dufite abasore muri iyi minsi, reka mfateho numve, Avance, Baby, Shushu B, My Love, turaho two kugira ngo amuprofite, urumva afate ni Avance, ariko bikarangira umukobwa aguye muri wa mutego akanakomereka kandi aracyashakisha. So undi wa kabiri
kugira ngo uze kubihuriza ni umunyamasengesho wera ubutayu niyo umwegera w'umusore ubona umuriro waka abasore benshi baramutinya ku buryo n'utekereje kumushaka rimwe na rimwe avuga ati ibi ntacyo azamarira urumva azaba mu byumba by'amasengesho gusa so ukurikije iyi experience dushaka kuha bano bakobwa wenda n'abasore dufateho gato ariko cyane cyane kubera ko umukobwa ari ugira ingaruka nyinshi dusangiza icyo agomba gukora mu kwitegura kuba yarongora okay experience natanga ni nakwitangaho kugera uko ndiyizi icyambere kuri iki gihe ibi bya vasi ubundi mu nzu y'Imana ntibyabagamo mu bantu bakijwe ntabwo nta vasi yabagayo ku buryo ndibuka dutegura ubukwe nyine dutegura turi abafiyanse yansabye ko dusengana ndamubwira ntabwo twajya mu cyumba gusenga turi babiri dushaka undi wa gatatu tuze dusengane dushaka undi w'inshuti ye w'umupapa araza twirirwa mu masengesho turasengana tubaza Imana ubukwe bwacu ki urumva nko gusenga dutegura kugira ngo tuzabane kuri iki gihe rero ibyo ngibyo bya vansi ntago ari byo kandi noneho gusenga cyane ko bavugaga ngo hari abasenga cyane bakarundukira mu gusenga nta muntu wasenze ndabona yakozwe n'isoni keretse adasenga Imana keretse yavangavanga ariko iyo usenga Imana nubwo waba ushaje guha umugabo ugukwiriye reka da ni ukuri pe ni ibintu ngiye mbona experience nyinshi zabo twabanye agasenga Imana akajya areba abamubwira bavangavanga nyine bashaka izo za vansi kandi buri iyo wubakiye urugo ku cyaha ntabwo rwa rugo ntabwo rugira amahoro hari aho Imana yabwiye Dawidi igihe yari amaze gukora icyaha n'umugore wa Uriya asaba imbabazi Imana iramubwira ngo ndakubabariye ariko ingaruka uzayibona mu bana bawe iyo rero wubakiye urugo ku cyaha ukabanza gutangiza vansi ni ukuri byanga bikunda urasarura kandi usarura bibi icyiza ni uko ukundana n'umuhungu ariko ukirinda ugashyiraho kwirinda hakabaho igikuta hagati yanyu kuko jyewe igihe cyanjye igihe nakoze ubukwe mu 2000 uyu munsi mfite imyaka 21 mu rushako wow ariko umugabo wanjye iyo yambwiraga ati ndashaka ko tuganira dusohoke tujye kuganirira nk'ahantu narebaga nk'ahantu nkamubwira tujye ahantu hatari sinzi ko nabyita tujye ahantu hagaragara hatihishe hatihishe tukicara agashyira hano intebe nanjye nkashyiraho ngaho intebe tukaganira nta kujya ahantu hihishe iyo ngiyo aho ngaho abantu barahatererwa nawe rero kugira ngo wirinde urinda na mugenzi wawe ugashyiraho gap hagati yanyu ariko atari ukuvuga ngo mbese uramuhunze nimwicare aho abantu baganirira n'abandi babareba mujye ahantu hamwenyine ariko ku mugaragaro nicyo cyagiye kimfasha jyewe mu bukumi bwanjye kwirinda kugwa mu cyaha ntarashaka cy'ubusambanyi none se biterwa n'iki kuba umukobwa ashobora kuba yabihitamo ni intege nke ni umubiri ni ibishuko ni ibyo yifuza biterwa n'iki ni ibintu byinshi bibitera icya mbere kubura ubwenge aragusohokanye mu gihe ahantu hiherereye ushobora kugwa mu cyaha umubiri ushobora kukunaniza kuko umubiri nawo ugomba kuwuha gahunda umubiri wawe ukawutegeka nkoresha ijambo gutegeka kuwutegeka urawutegeka iyo umubiri utawutegetse uba uragutegeka kandi iyo ugutegetse ugukoresha ibyo ushaka ariko wowe iyo umubiri uwutegetse uwukoresha ibyo wowe ushaka uragasobanukiwe ndakumva noneho rero kenshi na kenshi iyo aba bantu bakiri abakobwa cyangwa bakiri abasore iyo adategetse umubiri we umugusha mu cyaha hari n'ikindi abantu bajya bibeshyaho
ubundi umuntu arakizwa ariko umubiri ntukizwa. ngo umuntu arakizwa ariko umubiri we ntukizwa. iyo uwuhaye priority yo gukora icyaha uragikora kuko urabyemerewe. umubiri urabyemerewe. iyo uwuhaye priority, icyo mvuga priority, iyo utagize ubwenge ngo wirinde ukawuha uburenganzira bwose, uburenganzira ngo umuhungu twapanze ku bana none reka tujye mu masengesho, tujye gusenga mu cyumba cy'amasengesho turareyo twembi. shaka undi mugende muri batatu. si ukuvuga ngo ni ukuba utiyizeye ko ukizwa uba ukizwa, ariko se mugenzi wawe uziwe ko ameze nkawe, kandi nimumara guhura mwembi murabona imbaraga zibakuraho. ni ukuvuga rero bisaba kubigiramo ubwenge n'ubwirinzi cyane. njye niyo nama nagira abakobwa. hari umukobwa wigeze kumbwira ngo afite fiyansi we ngo we afite fiyansi ariko yari akijijwe. ntanamugira inama ndamubwira rero niba ufite fiyansi ntuzajye kumusura iwe mu rugo, ntuzakore ikosa ryo kujya kumusura iwe mu rugo yibana. najya guhamagara jya umubwira ngo ngwino duhurire aha n'aha. umunsi wagiye mu rugo iwe azagutera inda. kandi uwo mwana yari umukorari, aragenda arenga ku mabwiriza namuhaye, aragenda ajya kumusura. umuhungu bararyamanye amutera inda. kobwa turamuhagarika mu rusengero, turamubwira tuzabanze ubyare uzaze mwihane. nari narabimubwiye. fayino baje kubana finally simbizi, yaje kwivumbura nyine ajya gushaka ahandi asengera. ariko nari namubwiye muzagende. ntabwo babanye. uyu munsi yashatswe n'undi, wa wundi wamuteye inda ntabwo babanye. ari kurera umwana utari uwe, umugabo ari kurera umwana utari uwe. uyu mwana ararerwa n'iwabo. pasa hari kimwe bavuga ngo abakobwa benshi ntibanyurwa. wenda ndagira ngo abakobwa badukurikiye baze kunyumva neza, cyangwa se n'abamama babyaye abakobwa. nyine akumva ko akeneye amavuta, nyine kugira ngo abone umuntu umuha ibyo akeneye byose, ni uko yemera ibyo amukoresha, akakubwira ko nta yandi mahitamo. hari abo dufite hano ushobora kuganira abandi hano ku muhanda, wemera kwicuruza, kwiha abagabo bose kugira ngo abone amafaranga, akaguha motifu ivuga ngo nta kintu na kimwe mfite, nta n'ikintu mbasha kubona. ariko uwo tubwiye ko wari imfubyi ku babyeyi bose, ukeneye amavuta, ukeneye gusa neza, ukeneye inkweto, urumva? kandi hari abahungu hariya hanze bari tayari kubiguha. ese nta bundi bwenge wakoresha kugira ngo babiguhe? ese wowe wabyitwayemo uti icyo gihe experience? icyo nakubwira, igihe cyacu si cyo gihe, si iki ngiki. igihe cyacu cyo twakirijwemo agakiza niko watwaragamo, niko wahaga agaciro kuruta ibindi bintu byose. noneho ukavuga uti nubwo nkijijwe ntabwo nzemera gukora icyaha kugira ngo mbeho. mu bifatika twabayeho mu bihe bibi, twabayeho mu bibazo, ariko tukanga kugira gute kuva ku iziba. ugasanga haje n'umwana w'umukobwa arakubwira ati ariko se shahu uzabaho nta mavuta yo kwisiga ugira, ukavuga uti nishaka nisiga ubuto ariko ngumane Yesu wanjye. uwo namenye kuko twari twarize ko uyu mugabo witwa Yesu atajya akoza isoni. igihe kizashyika ibyiza wifuza ukabibona, niko twari twarigishijwe. noneho bigatuma wirinda, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ukavuga uti igihe kizashyika ibyiza nzabibona. kandi koko igihe cyanjye nkiri umukobwa hari naho ntabwo nari nsebetse, hari benshi bangendagaho banshaka, ariko nkamureba nkamwiga nkamenya icyo ashaka, nkamuhakanisha, nkambwira nti oya. mbaho ngeze igihe mbura n'amavuta yo kwisiga, ariko nkavuga ngo ninguma muri Yesu neza amavuta nzayabona. ubu ngubu amavuta ashatse ndayisiga, ibiryo nshatse ndabirya, ariko hari igihe nabayeho no kurya ari igitangaza.
kandi ndi umwana w'imfubyi ntafite mama ngo wenda azamfasha. Rero kuri iki gihe iyo ubwiye abana b'abakobwa ukababwira gukomeza Yesu ntabwo mbona babyumva kimwe. Ikibitera ni iminsi tugezemo, ni iminsi tugezemo pe, iminsi mibi. Baragenda akareba nko kuri za YouTube akabona umukobwa mwiza, umukobwa wikozeho, ariko ibyo yikoreshejeho ntazi aho yabikuye, agashaka gusana. njya nkunda kwigisha urubyiruko mu bigo by'amashuri, nkababwira nti niwifuza gusa na mugenzi wawe utazi uburyo asamo ibyo akoresha yabikuye hehe, uzisanga wakoze amakosa. Rindira use nk'uko Imana yakuremye, kandi ibyo wifuza nukomeza kwegera Imana no gusenga no kuyishaka izabikugezaho. Hariho ababyumva ukabona arabyumva, ariko hari nanone abatabyumva bitewe n'iterambere tugezemo. Akumva hari abatinyuka bakambwira ngo igihe cyanyu mwebwe mwari ngo niba bakunda gukoresha ngo ibihe bya kera ngo twari nk'injiji, twari injiji. N'umwana ntatinya kubibwira nyina kuri iki gihe. Baba batubwira ngo erega igihe cyanyu mwari injiji. Cyane cyane nkunda kubwira abakobwa, njye nabyaye abakobwa, nkabaganiriza nkababwira se usohotse n'umuhungu akaguha ibyo kurya akakugurira nyuma akazabikwishyuza, wakwanga ute kandi warariye ibye? Ugomba kubyishyura. Noneho ugasanga hari abakobwa bakubwira ngo komba ntamufashe ku ngufu ngo abimpe, ariko twebwe igihe cyacu twaririndaga. Ukavuga uti ntabwo ndi ujye kurya ibintu by'umuntu ntari rede kubyishyura, kemera kubera icyo nahisemo. Agakiza niko kari priorite ya mbere twebwe igihe cyacu, kandi no kumenya ko igihe kizashyika ibyo wifuza ukabibona. Pastor, Imana iguhe umugisha. Impamvu nuko iyo wifuza gutunga ibintu byiza urabiharanira cyane, kugira ngo tugire umuryango mwiza, tukiri itorero rizima, ni ukuritegura. Wenda wabaye mu basilamu ukiri muto utarabivamo, wabonye ukuntu bagira igihe cyo kwigisha cyane, ariko nuzi iwacu mu kirokore uzasanga ari gake dushobora gufata Sunday school tuyihe imbaraga kugira ngo dutegure wa mwana uzavamo umurokore cyangwa pastor w'ejo. Rimwe na rimwe turimo turagenda tugera mu bihe bigoye, aho usanga umuntu akubwira ngo nakomerekejwe n'umushumba wanjye, kandi ugasanga bene ibyo bikomere n'ibyo byinshi. Kubera iki? Umushumba ntiyari akuze, nawe amurera adakuze, bose baba abana, aramukomeretsa. Kubera izo mpamvu nibo uzasanga benshi basa n'abigumuye babivuyemo. Nkavuga nti noneho reka tuzamuke tuve handi twari turi muri ya experience badusangizaga, uyu munsi tuze mu murimo tubamo, utegura itorero, unategura umuryango w'ahazaza. Rimwe na rimwe iyo urebye nk'umushumba, hari ingo dufite ariko zijegajega, zinyeganyega. Ntabwo ndi buze kukurondogoza, kirazira kurondogoza umuntu mukuru, ariko nzi neza ko mujya mugenda mwakira imitima ikomeretse mu miryango kugira ngo muyifashe, mubasengere. Hako wajya kureba ugasanga se urahereye ku byapfiriye hasi iriya. None nkavuga ngo mu mitegurire yanyu yo gutegura abagiye gushakwa cyangwa se abagiye gushaka, bazubaka umuryango, bakubaka n'itorero, ni gute mu bategura? Atari no kugendera muri experience, atari no kugendera mu mwuka, ahubwo no kuba uri umuntu ufite ubumuntu ariko unakuze. None ni gute mutegura umuryango w'ejo hazaza? Umuryango w'ejo hazaza tuwutegura nk'ubu nakubwira, uravuga se nko mu itorero? Nko mu itorero, kuko niho mubasha kubona benshi, niho mubasha no kubona abana twavuze. Urumva twahereye dutanga ingero mu basilamu, kwa kundi batangira bategura abana. Kavuga nese iwacu mu itorero dutangiye umwana w'umukobwa tumurera nk'umukobwa, ese ntiyazavamo umugore mwiza? Navuga mwe nk'abashumba, kuko urumva nge sindi umushumba, ndi umunyamakuru, mwe mubitegura mute? Turabategura cyane,
tugira gahunda yo kwigisha Sunday school abana bakiri bato, tukigisha urubyiruko, tukagira amatsinda. Yes. Noneho tukabigisha ku mico n'imyifatire, kuko urugo rutangirira hariya. Yes. Rutangirira hano mu kurera, mu guterura abana. N'itorero nuko. Umuntu urezwe neza, akarerwa neza, avamo umushumba mwiza, avamo umushumba ukomeye, avamo umugore mwiza, avamo umugabo mwiza. Bihera hano mu kurera. Rero tujya tugira ibihe by'urubyiruko kubigisha imico n'imyifatire ya Gikristo. Uburyo umuntu yabaho ari umukristo, agaragaza ko ari umukristo, yera imbuto za Gikristo, izo mbuto yera akazanazera no mu rugo rwe. Murabikora? Turabikora cyane. Uyu munsi iyo bavuze ngo umugore cyangwa se urugo ni umugore, baba bashatse kuvuga iki? Baba bashatse kuvuga ko urugo ni umugore ufite umuco. Bibiliya iramuvuga mu Migani 31, umugore w'umutima ninde wamubona, ngo arusha cyane igiciro Marijani sinzi icyo ari cyo. Marijani ibuye ry'agaciro. Mbese bisobanura ko umugore w'umutima yubaka urugo. Umugore w'umutima rero ahera muri aba bana turera. Iyo ureze umwana neza azaba n'umugore mwiza. Kandi umugore w'umutima ni umugore watojwe, akagira umutima. Iyo afite umutima muzima, iyo afite umutima mwiza, yubaka urugo rwiza. Azi guca bugufi, azi kumvira, afite urukundo, yaratojwe nyine. Impamvu twibanda ku bana b'abakobwa, wenda tugeneye no kuri iryo jambo tugenekereje mu biganiro byinshi dukora, impamvu ni imwe. Ni uko n'Abanyarwanda bavuze ngo ukurusha umugore aba akurusha urugo. Bivuze iki? Ingo nyinshi ziri gusenyuka, nimvuga ko 80% ari uruhare rw'abagore. Ubyumve neza, wenda ubyumve mu buryo bwiza. Bahatagira wenda uza kuntera amabuye ati yavuze ku bagore. Ahubwo ni abatatsi. Kubera ko urugo ni umugore. N'abatubanjirije barabivuze. Niyo mpamvu umunsi twibanda ku bakobwa bagiye kuvamo abagore. Uyu munsi wenda nitwongera gukora ikiganiro tuzareba uburyo n'imirerere ku mubyeyi bwite uri mu rugo iwe, nawe bigiramo uruhare kugira ngo umuryango upfe. Iyo tuvuze umuryango ni wa wundi ari gutegura uzabaho. Ariko uyu munsi wenda bihera muri we. Kandi tuti wasanga we ari we nyirabayazana wo kuba n'uwo muryango utarateguwe. Mushumba, uyu munsi hariho kubaho amadivorce byamaze no kwafekita mu nzu y'Imana cyangwa se mu bo twita ko basenga. Ese ni iyo wumvishe ko byavuye mu bo hanze cyane bigeze mu bo twita bo waba mu nzu y'Imana, ndavuga ngo mwe mushyiramo izihe imbaraga, mwe murimo murakora iki? Kuko uyu munsi wasanga ari turahimbaza cyangwa turi kubwiriza ijambo, ahubwo turi gushyira mu mitima isa yanduye cyangwa yamaze. Hari nubwo usanga bagera mu rugo badafite guhuza, ariko baza mu rusengero ngo baje guhuriza mu rusengero, kandi no mu rugo batahuje. Kandi ibi nk'abashumba ni umugisha nagize kuganira n'ibintu ndi kuganira n'umushumba, muhura nabyo buri munsi. Hanyuma nkavuga ngo umuti wabyo ni uwuhe? Ni kwa kundi tuvuga ngo kubaka niba bireke ahubatse abubatse. Oya, ahantu kenshi birimo bituruka ibintu by'amadivorce, gusenya imiryango n'iki. Nje mbona akenshi bituruka mu byo twita ngo ni iterambere. Cya kindi twavuzeho cyo gushaka gusa n'abandi birimo birasenya amago. Ugasanga kera urugo abubatse kera urugo umudamu yabaga afite kwihangana, cyangwa umugore afite kwihangana. Tuvuge wenda nk'uyu munsi ashatse umugabo afite ibintu, ejo bigashira, wa mudamu yarihanganaga akavuga ngo uko byashize ni nako bizagaruka, akagira kwihangana. Kuri iki gihe rero kubera iterambere, byo twita iterambere za social media, bareba ibintu bigezweho, noneho akumva ashaka ko na mugenzi we bya bintu ari byo bagenderamo, kandi atari ko bimeze. Ibyo nabyo bisigaye bisenya ingo.
ugasanga harimo no ko nabyita ngo iki, ubundi urugo Bibiliya iravuga ngo rwubakwa n'ubwenge, ugasanga umuntu yabuze ubwenge mu kubaka urugo. ese baje bakugana mushumba ari abakristo bawe, ubwo inama bagira niyi? Mbagira inama yo gusenga, cyo ni icya mbere. ariko sinkuvangiye mushumba, gusenga n'ubundi batuwe basenga. aho sinzi gusenga, wenda ugusobanure neza. Ndenda kukwereka icyo nsobanura gusenga. Gusenga burya bikuraho ibintu byose. Icya mbere jye mbagira inama yo gusenga, kandi koko bajya bansanga. Ikindi bakaganira, nkababwira ko hari ingingo ngenderaho nshingiraho kubabwira. Ingingo ya mbere ni urukundo rutashingiye ku bintu. Buriya nujya iyo agiye gushaka agashingira ku rukundo ko agukunda kuko ufite ibintu, ntabwo urwo ruba ari urukundo. Urukundo erega ntacyo Bibiliya itatubwiye. Mu Bakorinto ba mbere ibice 13 bavuga kuri urwo rukundo ngo ntabwo rushaka indamu, ntabwo rwirarira, rurihangana, rubabarira byose. Urwo rukundo rero ni rwo rubuze muri iki gihe mu miryango. Ugasanga kenshi na kenshi umuntu bagiye gushakana ariko afite ikintu yamushatseho, yamukunzeho, nyuma cya kintu cyarangira cyangwa cyagenda nabi bigashwana. No mu nzu y'Imana rero turimo turarira, ni umwuka umaze gufata isi, kandi uyu mwuka kenshi na kenshi uturuka nko muri Amerika. Ubu ngubu karagita z'abazungu zo gukora divorce zamaze kugera no muri twebwe, kandi ntabyo twajyaga tugira. Ni ibyago rero. Ubu rero nicyo nakubwiriraga, amasengesho niyo akuraho imyuka mibi. Twebwe tuhanganye nayo dusenga no kubaganiriza. Rero abakobwa dufite muri iyi minsi n'abasore nyamugani wenda barimo barirefera kuri ibyo bintu, kuri ibyo babona ku masocial media n'ahandi hatandukanye, bagasa nabyo cyangwa se bakajya kwisanisha nabyo. Rero nkavuga ngo n'iri terambere ryose nibyo riri kuzana. Iyo urebye umuryango wo mu gihe cyanyu n'umuryango w'ahazaza n'ukuntu muri gusenga, ndashaka ubihuze twumve. Ntabwo birimo guhura, kubera ko igihe cyacu iyo wasangaga umuntu ari umukene, n'urugero mwarasengaga mukihanganira muri bwa bukene, mukageza igihe mukabona ibintu. Ariko kenshi na kenshi iyo washatse kumera nk'abandi, icyo gihe kubaka birakunanira. Nk'urugero nk'ubu ngubu umukobwa kubaka akavuga ati umugenzi wanjye twariganye bo baritwara mu modoka, ngenda cyagenza ibirenge. Urumva aho ngaho noneho ugasanga ibyo ngibyo gukunda ibintu birimo birasenya amago cyane. Akandi kabazo rimwe na rimwe kaboneka muri ibi bihe bisa naho muri abashumba muri gutegura umuryango, ni hagati y'imiryango yombi. Sindi butinye kubivuga, hari aho uzasanga umuryango utemera kugushingira kubera ubwoko cyangwa se kubera akarere. Ugasanga hazemo ntago ibi mujya muhura nabyo, aho usanga umubyeyi ashobora kuvuga ati umwana akavuga ati ngiye barambujije ngo sinkamushake, ngo kubera ko ari umushi, kandi ngo twe ngo turi abanyamutara, ngo kubera ko ari umukiga, twe turi abanyenduga. So ibintu nk'ibyo akaba ari umwuka nawo usa n'uwamaze kwinjira mu itorero, kubera ko ari bwa bwoko, kubera ko tudahuje ubwoko ntabwo dukwiye kubana. Ugasanga uwo mwuka nawo wamaze kwinjira. Hari abanyetoro dusa naho dufite nabo basa naho babyicaranye, kandi murabashumbye. Nk'umushumba wakwakira icyo kintu, uzi ko umubyeyi ni umudiyakoni mu rusengero, ariko umwana we agiye gushakwa kwa runaka, wa mudiyakoni wawe ntabishaka kubera ko hari ubwoko runaka cyangwa iki, hanyuma ukamukingira ikibaba uri umushumba. Hanyuma nkavuga ngo ese ubwoho ntabwo harimo ikibazo cyo kumutegura umuryango w'ahazaza ejo? Ikibazo kiba kirimo, ariko njyewe mvugishije ukuri, mu itorero nshumbye ntabwo ibyo bintu ndabibona. Nubibona uzabihandoringa.
nzashobora kubihandoringa ariko aje akakubwira ngo iwacu barabyanze akavuga iwabo imiryango yombi umuryango w'umuhungu n'umuryango w'umukobwa igihe batumvikanye ko abana babo bashakana twebwe abashumba ntabwo twabasezeranye twabanza tukabaganiriza tukumva impamvu kuko twebwe mu rusengero twebwe nk'abantu bakijijwe tuvuga ko iyo umuntu akijijwe aba yahindutse icyaremwe gishya ni ukuvuga ngo niba umwana akijijwe n'undi agakizwa bagahurira mu muryango ari wo cyaki bagahurira mu cyaki twebwe nk'abashumba nta kibazo tuba dufite ariko ababyeyi nibo baba bafite ikibazo kandi ntabwo wasezeranya abantu ababyeyi batumvikanye imiryango itumvikanye icyo dukora rero turabanza tukabaganiriza byakunda tukabasezeranya ariko jye ntabyo ndahura nabyo mu rusengero rwo nashumbye dushingiye abana benshi ariko ntabwo ndumvamo ikintu cy'amoko Imana igufasha bitazabayo. Hanyuma umusore n'umukobwa bakoze ubukwe bageze mu rugo uyu munsi babaye umugabo n'umugore bisa naho bahinduye ubuzima. Reka mbahe basangize gato. Ndibuka nanjye nkimara gushaka tukaba ko nyuma rwose tukimara gukora ubukwe ngiye nakuze nirera soko ndibuka ko rwose namenye ubwenge nirera mu buzima bwanjye nta mubyeyi uhari njyenyine. Abango ibikomeye nagize mu buzima ndimo ndasangiza abadukurikiye experience gato kugira ngo bidufashe. Mu buzima bwanjye ntawe sinigeze nsaba uruhushya nabaho nakwitwa njye nta n'uwigeze ambaza ngo ku ishuri wagize amanota ngahe kuko n'ubundi nigaga ku miyaga n'inguruka numva narinze njya no muri kaminuza niga nguruka udashobora kumbaza ngo wigute bimwe ndabirangiza ibindi sinabirangiza noneho gira ibyo bikomeye noneho kandi ndakijijwe ubwo namenye ubwenge urumva n'icyakomeje kugenda kindinda n'ikimana yambitsemo yari ikuntegura akankunda kukavuga kugira ngo gafashe n'abandi bari kutwumva so nta byaha ndimo ariko maje gushaka nyine bya bintu byanjye ndibuze kubigumana kuvuga ngo nta mpamvu mbwira umugore aho nagiye ariko kubera igize ibintu ntamenyere ndabwira umugore ngo ngiye ubona ngo ndazize isaha kandi noneho umugore njye nashatse urumva ni umwana ukiri muto uvuye kuri papa we na mama we na bakuru be na basaza be benshi kandi noneho afite famiye nini we azi ko permission ni ngombwa nagiye ubunaka ndazize isaha ndatinze ndazize isaha mami ikintu cyangoye nicyo mu buzima ikintu cyangoye nicyo ngicyo mu buzima urumva nta kintu nari gupfa n'umugore wanjye ko nayo mubonye ari nka mama nakiriye mama mu rugo ariko kugira ngo nzamenyere ngo ndamusaba permission ndamusaba uruhushya ndamumenyesha aho nagiye so kumusaba uruhushya ngo ndamumenyesha aho nagiye byarangoraga no kumuhamagara ngo ndaza ryari noneho we bikamubabaza noneho kubera disi kwitonda kwe no kwicira bugufi akanaceceka ahubwo akababara rimwe na rimwe naza nkabona ararize se n'urukundo rwinshi byagenze gute nkitwararika kugira ngo mbimenye nta nubwo we yabimbwiye kandi ibyo birimo biramukomeretsa ahubwo nigeze ngana n'umuntu umwe w'umumama gutyo uri kuduha experience akavuzemo ako kantu ati ndaguha urugero ati nk'abo wasanga umugore wawe atazi iyo wagiye kubera kutamenyeye gusaba uruhushya n'ubundi akivuze ngeze nubwo nyiganije n'umugore abwira ko aricyo kintu mu bundi mu buzima nicyo kintu kimubabaza uzi ko nakijijwe nk'uri gukizwa ibyaha noneho impamvu nayo nkubajije ngo uyu mukobwa urumva amaze kubihindura amahoro yarasesekaye so uyu munsi iyo umugore amaze kumushingira abaye umugore umugabo abaye umugabo bageze mu rugo batangiye kugira twa tuntu badahuza kubera ahantu bahuriye hanyuma nkavuga ni pastor wenda kuba uri umushumba iyi challenge nawe muhura nayo ni gute ubihandoringa ni gute kuko nk'abantu rimwe na rimwe bigisha umubano hari ubwo bigisha bafite abantu benshi bahushura
n'ubuzima bw'i Kigali murabuzi nta mwanya dufite wo kwicara amasaha abiri ndiruka kubera gutya twese none nkavuga mwe uyu muryango mutegura gute ko noneho twabatekereje mbere ariko none bageze mu rugo ni gute bagiye kubana kugira ngo uyu muryango ukomere n'umwana navuka azasange papa na mama ari ubugari ari ifu n'amazi bimeze neza icya mbere twebwe ubundi abantu iyo bagiye kujya gushakana tubanza kubategura bataragenda ibyo byose tukabibabwira communication ibyo biri muri topic ya communication tukabigisha communication kugira ngo bazajye bakomunika tukabigisha kandi yuko uyu muntu ugiye gushaka ni umuntu ufite amateka aho yakuriye nawe ufite aho wakuriye aya mateka rero kugira ngo mujye kuyahuza birasaba kwihangana birasaba guca bugufi birasaba no gusenga kwa kundi nakubwiraga rero iyo bamaze kugera mu rugo ntago tubareka ntago tujya tubareka ngo tuvuge ngo bashakanye byarangiye turakomeza tukabakurikirana tugashyiraho n'inyigisho z'abantu amakupuri bakiri batoya tukabigisha imyifatire cyane cyane burya mu rushako ntago hakora umwuka ntago hakora kujya mu mwuka ahubwo mu rushako ni umubiri none ugeze hano nakubazaga ngo gusenga uvuga ni ukuhe kugira ngo abantu bamenye kubibarasinga byose gusenga navugaga ni ugusenga kuko ubuzima bwacu ni ugusenga yego ariko noneho ibyubaka urugo ni umubiri ni ibyo mu mubiri gute kambisobanure gutya bisaba kumvikana bisaba guca bugufi bisaba guhagarara mu ijambo ry'Imana niba Bibiliya ivuga ngo abagore mugandukira abagabo namwe mukunda abagore banyu nibyo tubigisha ariko tukabishyira tukabikura hano mu ijambo tukabishyira mu bifatika mu bifatika ugomba kuganduka we mugore mu bifatika mugabo ugomba gukunda tukabibigisha rero turakomeza tukabakurikirana niyo bashatse tukajya tugira igihe cyo kubigisha ubu uri no kubasura no mu mago yabo iyo umusuye ntabwo ugenda ngo bakuzimane urye umwe gusa muricara mukaganira urugo murarubona mute ukazana ikiganiro nk'icyo ugatangira kubaganiriza ibigendanye n'imibanire y'abashakanye nuko twebwe tubikora uvuze ikintu gikomeye none turi buze kugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi kubera ko ntitubimazeyo topic ziracyari nyinshi n'undi ku muryango mbere yuko tuza wenda kubakira ngo mugire message mugeneye abadukurikiye bose muri rusange ariko hari akantu komojeho uti turabasura tukabaganiriza tukumva uko mu rugo hameze mushumba ngiye kukubwira ikintu kimeze gutya ndabizi ko mu mwuka uracyumva neza dufite abashumba tutagiye gutunga urutoki ariko ni abantu kandi bari muri sosiyete ntabwo afite umwanya wo kujya gusura bari abantu uwo muntu urakennye kubera ko atabona amafaranga ya 10 amaturo urumva wenda bihagije kubera iyo mpamvu mu matorero amwe n'amwe atandukanye bivugwa ko reka kubyemeza bivugwa ko uri ku isonga ni wa wundi utanga akantu muri cyaki udatanga akantu kubera ubushobozi bwe buri hasi ntamenyekana ariko mushumba benshi barasurwa ariko hari abadasurwa bitewe na bwa bushobozi bwabo batari kwisonga muri cyaki ngo bose tubashe kubamenya simbizi ariko hari ukuntu abantu bajya basebya abakozi b'Imana ngo babayeho kubw'amaturo kubw'ibyacumi ngo utanga niwe bamenya niwe uzwi ariko mba numva ari ugusebya kuko mu cyaki habamo departments tuba dufite uyoboye abashakanye iyo department iyo department akaba arayifite uwo niwe unapanga akavuga wowe nawe tuzajye gusura urugo rwa runaka hakabaho uyoboye ikintu runaka si ukuvuga ngo wa mushumba mukuru ngo niwe ubijyamo byose ntabwo yabishobora akorana n'abangaba akorana nabo hakabaho ushinzwe imiryango
ushinzwe imiryango agomba kubageraho byanga bikunda, akanatanga raporo y'uko abageraho. Hari imiryango muba mufite raporo. Buriya itorero muri rusange, itorero ni umuryango. Umuryango rero burya ubamo mukuru, ubamo abayobora ibintu, y'amatsinda. Rero ibyo bavuga ngo ngutanga ntabyo nzi njyewe. Nzi ko abakristo bose bafatwa kimwe, kuko babana bari amaboko yawe. Mushumba, si urumva ndi muto mu biganza byawe nyine, urumva, ariko nyemerera mbarize rubanda batukurikiye muri uyu mwanya. Twirengagije ko ibyo bibaho cyangwa bivugwa, kubera wenda ko uvuze ikintu gikomeye kandi cyiza nshaka kongera gusubiramo gutya. Administration nziza ifasha kugira ngo rya torero ribe wa muryango mwiza. Ariko ntitwirengagize ko hari abadafite administration bisa naho bimanagingwa na mami, pastor, daddy, everything, amazina atandukanye muri ya church. Kuko ubu nituvuga gutya turasa naho turi kubwira abantu bafite administration nziza gusa. Ariko n'abafite isa nijegajega bakeneye message ikuvamo ufite administration nziza, kugira ngo bumve ko kwa pastor juste babikoresha gutya, babikora gutya, ariko bigenda neza. Ese nta wamukoperera? Kuko rimwe na rimwe tuza kuri social media tutandukanye n'abandi baza muri entertainment, comedy, bari guseka niki. Twe dufite message tugomba gutanga, igomba gukiza imitima y'abatuye. Niyo mpamvu navuze ntago turi buze gutunga urutoki bunaka ko ntaho tuzi, ariko twumva ko hari administration zandi zisa naho zijegajega, rimwe na rimwe bikomeretsa. Hari uzahura kubwira ati nkanjye narakomeretse, nanjye narakomeretse. Kuko nkunda gurugero, nta mushumba ndi gutunga urutoki, ariko ngiye kukubwira mu bikomere mfite hafi 50% nakomerekejwe n'abashumba, kandi naguha fact zigaragara ko nta kosa nari nakoze. Nawe ugavuga ati nta kosa yakoze, ahubwo habayemo. Sibyo? Reka negujye gutanga urugero ku bandi. Noneho nkavuga nti mushumba, ya message ushobora guha bano bantu badukurikiye bari muri administration nyeganyega, ijegajega, so nabitwa abakozi b'Imana bagenzi bacu, ariko dushobora guha message kubera ko nabo bagira ubuntu bwo gukurikira iki kiganiro. Noneho kugira ngo bya bintu byose, kuko nitujya kuvuga ngo gutegura umuryango ntago ariwe tubibohe wenyine pastor, hari n'abandi bari hirya bagomba kudufasha. Kugira ngo badufashe rero bagomba kugira skills ibo bafashe gutegura bya bintu. Hanyuma noneho bano bantu basa naho badafite administration n'abashumba bari gutegura wa muryango, bahina inama nabaha nuko bashyiraho ababishinzwe, bashyiraho abantu bashinzwe ayo matsinda, ariko cyane cyane bagashyiraho ubuyobozi bwo kuyobora iyi miryango irimo ivuka, ariyo abashakanye, abarimo gushakana. Kuri iki gihe abantu barimo barashakana cyane. Niba ari ikinyarwanda cyiza nkoresheje, barimo barubaka ari benshi. Kandi bamwe barubaka nyine ari babandi turimo tuvuga bari biki gihe kinyejana. Muri make nta kintu bafite ubona kiri gutuma banubaka. Kuko nko muri covid habayemo gusa n'abaprofita kenshi. Bakubaka batanigishijwe. Abo rero tugomba kubitaho cyane no gusanga iyo miryango. Nagira inama abashumba bafite amatorero ko cyane cyane bagomba kwibanda kuri aba bantu barimo bubaka. Atari izi nyigisho zonyine tubigisha bagiye gushakana, ahubwo kubakurikirana no mu mago yabo, tukabakurikirana, ukagenda ukababaza ni hehe bipfira. Nk'urugero, muri iki gihe gitambutse najyaga njya gusura abana bashatse, ariko ubwo ndavuga ku ruhande rwanjye bo mu itorero. Nkaba harandevu nkababwira nzaza kubasura, narangiza nkagirayo, noneho bakanyakira tukaganira, nkababwira ntari ku cyanza nyenje kubabaza, murabona urugo rumeze ruti? Byabaye byiza kuko hari uwambwiraga ati ntabwo nari nzi ko ari uku nguku bimeze. Sawa.
hari ingingo bavuzeho ukuntu washatse uri imfubyi, ukuntu washatse utazi kuba wajya ahantu ngo ubwire umuntu ngo ndajya ahantu ko ntawe wari ufite. Ni benshi rero no mu itorero tuba dufite bameze batyo. Noneho tukaganira nkababaza, umwe akavuga ati ati pastor ati ntabwo nari nzi ko bikomeye gutya, atuzi ko gushaka ari nko kujya mu mugozi. Noneho rero nkamusobanurira ko atari umugozi, ahubwo nkamusobanurira ukuntu bigomba kumera, ko uko mushatse mumeze mwebwe mutangiye urushako, uburyo muri buzamuke nibwo buryo n'abana, nibwo burere muzaha abana mugiye kubyara. Ni ukuvuga ngo aba bantu bashakanye bagomba kwitwararika cyane kuko bagiye kurema umuryango mushyashya. Uyu muryango mushyashya bagiye kurema, bagiye kuwuremamo ibiki? Ese ni ukuwuremamo ko bazahora bashwana? Nibahora bashwana n'aba bana babyaye nibyo bazakurana. So tukabigisha tukabereka ko cyambere ni ukwihangana, mukihangana, ikindi mukagira urukundo, mugasabana imbabazi. Ikindi ntabwo umuntu ari marayika. Kandi urumva nyine yakuriye Butare, kandi afite aho yakuriye, wowe kurira i Musanze. Huza abo bantu kubahuza rero bisaba cyane cyane dukunda kubabwira kwihangana gutera kunesha. Ikindi no kugenda umuntu umwiga. Jewe njya gushakana n'umutware wanjye, yarambwiye tukira abafiyanse, arambwira ati ndashaka ko twicara uyu munsi tukaganira, mbwira ibyo wanga byose n'ibyo ukunda byose, nanjye mbikubwire. Ndamubwira ibyo nanga, nawe arambwira ibyo yanga. Nibyo kugeza uyu munsi mu myaka 21 dushakanye, ndumva nta hantu si ukwivuga neza, wenda hari n'abatuzi ahantu tubangamirana ntaho njya mbona, kubera ko nagerageje kurwana intambara yo kwirinda bya bindi yanga. Yarambwiraga ati nanga umuntu ugenda atavuze aho yagiye. Ibyo nkajya mbyirinda. Nanga umuntu urakara bitunguranye, nkaza nkasanga wibyimbishije. Nanjye ndyanga kuba imwogacwa, kandi ntiwambwiye nikosa nakoze. Ibyo bintu byose nagiye mbyirinda kugeza uyu munsi tubanye neza. Rero ikindi kintu kirimo gusenya amago iki gihe, abantu barahubuka bagashakana batabanje no kwigana, batabanje no kuganira bihagije, bagashiduka barushinze urugo. None ugasanga twatuntu twose turagenda tubagonga. Ariko icyo nabwira abashumba cyangwa abakozi b'Imana badukurikiye cyangwa ababyeyi, nuko dukurikirana bano bantu bamaze gushaka, bizagenda bituma bagira utuntu biga batari bazi. Ese uhagize uza akakubwira ati byanze neza ngeza ndumva ashaka divorce, bajya babimbwira. Umushumba ubigenza ute? Mbanza kumubaza ikintu kigiye gutuma akora divorce niki. Nyine hari ukubwira nkuko nguko ati umugabo wanjye agenda atambwira aho agiye, urumva ati agataha igicuku, ngomba kubanza kumuganiriza nkumva, narangiza noneho nkazafata umugabo nawe nkamuganiriza ukwe. Noneho bano bantu nkazabahuza bombi, noneho nkabereka ibyo bagomba kugenda bavana bakosora. Kuko baraza benshi akaza akakubwira ati genda umva byarangiye. Hari rwose n'uwazanye taxi voiture kuza gupakira ibintu bye, agiye gutandukana n'umugabo we. Bampamagara ndi mu rusengero, ndamubwira ntireka nzi, nahise nirukanka ndagenda njyayo, ndamubwira nti ngwino duhurira aha n'aha ku gahoteli, turicara turaganira. Ndamubaza, arambwira nsanga ni ibi ngibi bituruka uko umuntu yarezwe atumva, ataragenda akarara ahantu nkahangayika ngo bamugonze ntiyambwiye, kandi ntanywa inzoga. Nsanga baralakinga communication. Ndambwira ibyo ntabwo byatuma utabana, bari banabyaye kabiri. Ndambwira ni mwicare mubiganirize, noneho muganire, muhuze ikiganiro, mwihanirane. Naje kubunga ubu ngubu babyaye n'uwa gatatu. Bameze neza,
umugabo afite akazi umugore afite akazi bya bindi byose byagiye bivaho. wow Imana iguha mushumba. Rero tugomba gukurikirana abantu barimo kubaka. Divorce nubwo turimo tuvuga ngo ziraba nyinshi, ariko usanga iyo ugiye gukurikirana ni akantu gato kaba kagiye kurusenya. Ubutane twongera kuganira, hari topic nshaka ko tuzaganiraho, intego y'umuryango ubundi ni iyihe? Ubundi ni iki cyatumye ujya kurongorwa cyangwa ujya gushaka umugore ngo kubake? Ni iki cyabiguteye? Mushumba, Imana ibaho umugisha. Dusa nawe kugana ku musozo w'iki kiganiro, ariko burya iyo uri umushumba ufite nawe wagushumbye, mbere yuko muza kudusabira umugisha wenda dusoza ikiganiro cy'uyu munsi, ubundi we ninde mushumba ukwinspira kubereye impamvu nyine nkawe kandi nawe uri umushumba? Mfite umushumba witwa Pastor Charles Gasasira, yoboye Miracle Center. Niwe wanyimitse. Yego. Niwe wanyimitse kuba umushumba, maze gukura mu mwuka ngira itorero ryanjye, ariko niwe mushumba wanjye, niwe nigiraho, niwe mbwira ibingoye akangira inama. Akamaro ni akahe ko kumugira, kumufite ushobora kumurata? Akamaro ni uko akubera umubyeyi kandi aba afite ibyo akurusha, abakurusha ibintu byinshi, aba yaragutanze muri uwo murimo, afite experience nyinshi, noneho akaba yakuyobora neza ukabikora neza. Wow. Imana iguha mushumba, wemeye kubwo iyi message ikomeye. Wenda kenshi byakunze kuba ari ibibazo nari ndimo mbaza, ariko nk'umushumba ufite Bible imbere ye, ntago waturekura amaramasa. Byanze bikunze hari ubutumwa mwatugenera iminota mike, hanyuma mukanadusabira umugisha tukabareka mukajya kuruhuka. Murakoze. Ijambo navuga ni rigendanye n'ikiganiro twari turimo, Itangiriro 2. Ni ijambo bakunda gusomera abantu babasezeranya, ariko ndashaka kugira ngo ndivugeho gatoya, sinarivuga kurusha uko bajya barivuga, ariko riramfasha cyane ku bintu bigendanye n'umuryango. Haravuga ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Amen. Iyo ugiye kubaka uzi ko uri umufasha ukwiriye, umugabo wawe akamenya ko uri umufasha umukwiriye kandi yahawe n'Imana, urwo rugo nta kirusenya. Amen. Hari abantu batekereza ngo kubaka ngo ni amarangamutima y'umubiri, ngo niki. Oya, uwo muryango watangijwe n'Imana. Ni nayo mpamvu abantu b'Imana nyine bakunda kuvuga gusenga, kubwira Imana ngo izi bibafashemo, aho mwabuze ubwenge baho ubwenge, aho mwacitse intege ibongerera imbaraga. Niyo mpamvu twimiriza gusenga cyane kuruta ibindi byose. Kuko urushako hano bitwereka neza ko Imana ngo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ni Imana yaremye umuryango. Umuryango ni uw'Imana, niyo yawuteguye. Rero iyo twigisha n'abagiye gushakana, tubabwira ko umuryango ari gahunda y'Imana, ahubwo igihe kiba kigeze igahuza bano bantu kugira ngo babane, bareme, Imana ikorane nabo kurema umuryango. Amen. Batangira ari babiri bagakorana n'Imana. Amen. Imana ikabaha umugisha, ikabaha kubyara, ikabaha kwaguka, ikagenda ibaremera amashimwe ya wa muryango. Nicyo gituma rero mbwira abadukurikiye ko umuryango ni ikintu gikomeye cyane, kandi nabyo tuzawubazwa. Mu byo tuzabazwa n'imiryango tuzayibazwa. Uzabazwa uburyo wabanyemo n'umugabo wawe, uzabazwa uburyo wabanyemo n'umugore wawe, uzabazwa uburyo wareze bariya abana, uzabibazwa. Kuko umuryango ni gahunda y'Imana, ni ikintu cyateguwe n'Imana, kigomba kugira ngo rero tugishyigikire, tugishoremo imbaraga zacu, kuko tuzabibazwa. Uyu munsi niba uwo mwashakanye ubona adakwiye, kandi Bibiliya ivuga ngo Imana ijya kumuguha yarakwiye, icyo gihe uba watandukiriye. wasubira ku Mana ukongera ugasenga ukayibaza neza,
kuko iravuga ngo imuremera umufasha umukwiriye. Amen. 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 Rero ikintu navuga ku bantu badukurikiye, ku bantu bumva iki kiganiro cy'umuryango, icyambere ni ukumenya ko umuryango wateguwe n'Imana, kandi uyu muryango tukawurereramo abana bafite umuco wa gikristo, tukabatoza umuco wa gikristo, tukabatoza ko tubarera twumva ko turimo dukorera Imana. Kuko abantu nagiye kubona mbona abantu bose ari ab'Imana. Yego. N'aba bana tubyara n'ab'Imana. Yego. N'ibyo dutunze byose ni iby'Imana. Aho nabimenyeye nuko iyo uvuye muri uyu mubiri nta na kimwe ujyana, urabisiga. Rero tugomba kubirera nk'ababihawe, sinzi ukuntu nabivuga, kubisigasira nk'ababihawe ari gift. Nk'uko waba ufite ikintu ukora cy'undi muntu, azaza akakikubaza, ni ukuvuga ngo nubwo twubaka imiryango tuzayibazwa. Ni uwo dukorera ninde? Ni Imana. Iyi miryango ni iy'Imana. Niba impuje ikaza ikampuza nawe tutaziranye, uvuye ibunaka nanjye mvuye ibunaka, turabanye, Imana ibiduhuje kugira ngo tugire igire ikintu ikorera muri twe, mu mushinga wayo. Ni umushinga wayo. Imana iguhe umugisha. Amen. Ubisobanuye neza. Ni umushinga w'Imana. Uyu mushinga rero iyo muwangije murawubazwa. Ni nayo mpamvu iyo abantu bajya kubasezeranya babarahiza, bakarahira. Ni umushinga w'Imana. Amadini yose ararahiza kandi mu izina ry'Imana. Yego. Iyo bajya kubasezeranya, Katolike irabarahiza, hose bararahira. Abisilamu bararahiza cyane, abarokore bararahiza. Ni ukuvuga ngo impamvu ki barahiza rero ni ukubera ko ari umushinga w'Imana. Yego. Tugomba rero kwitwararika cyane iyi mishinga y'Imana twatangiye tukayikora neza, kuko tuzayihemberwa. Amen. Iyo tutayikoze neza rero nanone tuzayihanirwa. Niyo mpamvu uwo mwashakanye ugomba kumubona nk'umuntu Imana yakuzaniye ngo mufatanye kugira ngo Imana izibe muri urwo rugo, ikorane namwe. Amen. Imana rero ibaha umugisha. Ndumva muri makeya ari iryo jambo. Imana iguha umugisha mushumba, murakoze cyane. Tubasaba umugisha kubw'uyu muhate wanyu. Uyu muhate wanyu si ubusa ku mwami, muzasarura. Hari ikintu kijya kinezeza, uzemera upfira ukuri, kuko buri uhagaze mu kuri uzabivuge byose. Upfa kuba ari ukuri uhagazemo, kabone niyo wapfa wishimye. Hari ikintu nkunda kwiyiriza rimwe na rimwe, wenda hari ubwo bingora kubera impamvu imwe, inzara yarandiye cyane, hanyuma irandya ariko ku buryo yandyaga nkumva umutsi uri gukurura undi ngo wantije imbaraga. Hanyuma aho bijyaye byorohera, hari ikintu njya mbona iyo nasenze, numva umubiri wagize intege nke, ariko nkumva mu mwuka ndabyibushye gusa, nta n'amanyanga nshobora gutekereza, nta n'amafuti, ubwo niyirije. Urugero nari ntanze gato, mba numva mpagaze nyine ahantu umubiri udafite ibyo ushaka kuntegeka. Ni mwavuze kare, nta na gato umubiri ushobora kuntegeka, kuko buri umubiri utegeka umuntu ari uko uhaza umeze neza, ariko ufite intege nke, ahubwo umwuka niwo ugutegeka iyo uzi ibyo urimo, atari kwa wundi uganyanywa inzara irakwishe. So mukomeze muhagarare mu kuri kw'ibyo mwizeye, mukomeze munategura uyu muryango, kandi koko Imana izabibabaza cyane. Kuko buri Imana niyo ishobora kumbaza ngo ko naguhaye kamera wayibyaje ubutumwa bwiza, cyangwa wagiye mu bikungura gusa, hanyuma namwe ikabaha ibi bitabo kugira ngo mutuganirize ibirimo, kugira ngo buri wese rero akore nk'uzagororerwa kandi ufite uzabimubaza. So Imana ibaha umugisha, murakoze cyane. Mbere yuko tubasezerera, reka dushime n'abantu bose barebye iyi video. Imana ibaha umugisha, ariko nanone by'umwihariko mudusabire, mudusengere, musabire umuryango muri rusange, abadukurikiye ni ku isi yose. Bavuga ngo ubu ngubu uri ku gatuti gakurikiwe n'amahanga menshi. Rero ugiye gusenga, udusabire umugisha, kandi nzi neza ko data ari butwumvire. Karibu. Murakoze. Uwiteka Mana yacu, Mana ikomeye, Mana ihambaye, Mana twaje ahangaha kubw'umurimo wawe, turagushimiye kandi ko wabanye natwe. Turagushimiye ko turimo twiga ku by'imiryango, Mwami, uburyo imiryango yakubakwa, uburyo amago yakomera. Mwami, tubona hirya no hino imiryango irimo isenyuka, kandi umuryango ni igihugu,
umuryango niwo ubyara Uwiteka Nyiringabo abazavamo abantu bakomeye bazubaka igihugu. Mwami turasenze kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo imiryango irimo gusenyuka urambura ukuboko kwawe wongere uyubake. Ijambo ryawe riratubwira ngo iyo utubatse uwubaka abayubakira ubusa. Turakwinginze ngo wubake imiryango irimo isenyuka. Turakwinginze n'aba bagishinga imiryango ikiri mitoya uyisange ubaganirize ubahe kumvikana kandi ubakomeze muri byose. Dusabiye umugisha rero Mwami Imana abantu bose badukurikiranye batwumva ubahe umugisha ubahe kwaguka ubahe gutera imbere muri byose mu byo bakeneye. Mwami Imana ndasenze kugira ngo n'uyu munyamakuru twarimo tuganira umuhe umugisha kandi umugirire neza. Mwami akazi ke gakomeze gutera imbere kandi gakomeze kwaguka. Urugo rwe ukomeze kuruha umugisha. Data ndagushimye muri byose. Nsabiye umugisha mwene data wanyakiriye muri iki kiganiro. Jore ndamusabira umugisha n'urubyaro rwe. Uwiteka Nyiringabo mwagure umuhe umugisha n'umutware we n'ibyo atunze byose. Ndasaba kugira ngo umutwara afiteho kugira ngo amago yubakwe, amago akomere. Mana ukomeze kugira ngo usohoze indoto ze, amago amere neza. Uwo mutwara afite ukomeze kuwumuhera umugisha kandi urugo rwe nawe ukomeze kururinda. Urakoze Mwami Imana. Nanjye nsabiye urugo rwanjye kugira ngo ukomeze kurukomeza. Uwiteka Nyiringabo ndagushimiye muri byose. Ndasengera abana b'abakobwa n'abana b'abahungu. Mana ubahe kuba abana beza baciye bugufi. Ubarinde ibiyobyabwenge, ubarinde Mwami ibyatuma ejo batubaka ngo bagire amago meza. Ubahereze guca bugufi, ubahereze kumvira ababyeyi kandi ubagirire neza. Sabiye abakozi b'Imana muri rusange ubaha umugisha kandi akazi barimo bakora gakomeye ukomeze kubambika imbaraga no kubaha ubwenge. Urakoze Mwami, tubisabye twizeye kandi twiringiye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Amen.